Salam, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel, nitwa Pamela Charles, nkabashyiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Ndasaba ko mwakora subscribe niba mutarayikora, niba mwarayikoze ni byiza cyane, mwamfollowinga kuri Instagram no kuri TikTok, nitwa Pamela Charles 01 cyangwa se 01. Nagusaba rero kubana nanjye intambwe ku yindi kugira ngo turebere hamwe uburyo wabyazamo umusaruro utuyuzi twisabune cyangwa se udusabune dutoya tuba twasigaye mu gihe turi gukoresha isabune. Biragoye cyane gukoresha isabune mu gihe yacikaguritse cyangwa se yacitsemo uduce dutandukanye gutya, ariko no munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wabyazamo umusaruro tuno dusabune dutoya. Biba byiza rero kugenda utubika uko isabune igenda icika cyangwa se hasigara agasabune gatoya gutya, ukagenda ukabika wabona dusa nkaho twabaye twinshi ukadufata ukadukata duto cyane, kuko iyo udukata ari duto cyane nibwo buryo bikoroheramo kugira ngo bibe yashonga. Uradufata ukadukata ari dutoya ukadushyira mu isafuriya, ubundi ugashyiramo amazi. Njye hano nashyizemo ibikombe 2 by'amazi, ariko ushyiramo urugero ushaka kuko n'ubundi iba iri isabune iza kuza ifashe, ubundi ukayireka ikabira. Impamvu mukiri kubonamo isabune hejuru ugiye nuko ntakasemo uduce duto nagira ngo mbereke ibyiza byo kuba wakata uduce duto, kuko iyo ukase uduce duto cyane iragenda igashonga byihuse kurusha uko wakata ibice binini. Ariko byose birakunda, ushobora kuba utakata utwo duce dutoya, isabune ibe ikoze cyangwa se ibifashe bifite urufuro, ariko ntabwo iba yashonze yose. Isabune yacu yamaze gushonga, imeze neza kandi ifite urufuro. Tugiye kuba rero twayitegereza kwihoraho gakeya, ubundi tuyishyira mu mazi dutangire gufura nk'ibisanzwe. Iyi sabune irakora neza cyane kandi ifite n'urufuro. Hano rero yamaze guhora, tugiye kuba twayishyira mu mazi, ubundi tuvugute bisanzwe nkuko tuvuguta omo kugira ngo urufuro ruzamuke, ubundi dutangire kumesa. Isabune rero ugenda ushyiramo nkeya bitewe n'imyenda ugiye gufura uko ingana. Indi yasigara ushobora kuba wayikoresha n'ikindi gihe, ariko kuko iyo wayibitse isa nkaho ifashe cyangwa se igasa nkaho yavuze yabaye nk'ikivuguto. Iyo ugiye kongera kuyikoresha ubutaha cyangwa se ugiye kujya kuyikoresha, urongera ukayishyushya kugira ngo ibe likide cyangwa se ibe amazi gutyo, ubundi ukaba wayivanga n'amazi ukamesa nk'ibisanzwe. Niba mwari musanzwe mukoresha ubu buryo muvugurura udusabune dutoya, mwabishyira muri comment, cyangwa se nimubijya kubigerageza, cyangwa se nimubigerageza mukabikunda, muze kubishyira muri comment. Iyi sabune ni nziza cyane nkuko mubibona, urufuro ntabwo ruhita rushira, ruba ari rwinshi cyane. Mwakoze rero cyane kubana nanjye intambwe ku yindi. Ni ubu buryo wavugururamo isabune y'utuyuzi ukayibyaza umusaruro, ikaba yavamo isabune nziza cyane ifite urufuro nkurwa ngurwa. Mwakoze cyane kubana nanjye intambwe ku yindi. Niba mutarakora subscribe mwayikora, mukanakora no kunzogera kugira ngo nishyiraho indi video ubutaha muzaba mbere kuyibona. Mugire ibihe byiza. Salam.